Mama Gomez imyenda yose yayifuze undavano njye Nyabugogo usanga ibikapu byose babipakiye ariko yihangane nzamuzana itsinza azongera kumbona kuwa mbere mutapfura nawe ase Rwarutabuka nkusubiza inyuma gatoya abantu benshi muri comment bagiye bashyiramo comment cyane babaza ati se Rwarutabura ahantu Rayon Sport ibiri abahari Rwarutabura bayitegeye Rwarutabura uritegera ahantu hose cyangwa ufite umutera nkunga ubafasha nk'abahuri undi mu Rwanda bavuga ngo kizane gaturika ishaka n'FPR ikipe niriyo nditegera ahantu hose uritegera hose nditegera nk'ubu ugiye kurara Igisenyi uriyishyurira road uzabaze n'abazi ba Sport nta muntu memba simembwa na Sport ni Imana yasize ku inosi ariko urukundo sinabona peza wa Sport bati Rwaruta wenda kwa ibi nibi ariko aho ugiye hose nditegera uritegera ahantu hose nditegera ngaho ubutumwa ku bafana bacitse intege bumva batazageje Rubavu abandi babandi nyine babitabanya mu gihe bigiye babica mu kwaha nibwo butumwa bahaye bamwe babica mu kwaha siko bimeze undi baravuga ngo umugore wakubyariye ukambaye ipantaro akambara ijipo mujyana guhinga kandi mukabona umusaruro babandi bacitse intege ni babandi bafite za gatumwa ziri ku mpande hanze ngeri paka ku mwisho ngewe nagiye i Burundi natotse ibitaro igihe bangongaga maze gutoka ibitaro iminsi ibiri igihe cyagiye nari nabyimye amatama nabona uyu niyo banabarije barongeye bangonze nuko ibitaro iminsi 3 ariko Imana nagize shima perezida wacu w'igihugu watumye tugira mituweli nkasanga n'abaganga babareye bose bakambwira ati nawe baceka ningiye kwihagarika Sport yake bakabona nagiye bagera ati ni Rwanda ati ni wa muti ati bakabona ningiye uriya niyo mpamvu abanyarwanda kujya mituweli igihugu cyacu reka nkwibariza ikindi kibazo nganirize na mugenzi wawe Rwarutabu ujya ukurikira radio ndayumva urayumva ujya wumva imbuga z'imikino nazumva se none se Saga ziri hano hasi Sadati wamuvugaho ijambo urihe Sadati ni inshuti yawe yayoboye Rayon Sport mwarabanye rega ururimi ni nyama yigenga ibyo avuga by'ibitekerezo byiwe ibyo ntabwo bindeba ngewe ingome yose izo ndayubuka ngende bihugu za Rayon Sport uri rwose ngewe banyitabira yose ntawe ngira nabi uzaze no mu ikaritsiye uzateza imbere Rayon Sport uzabonye akamaro ariko iyo bawundi barwivanga abo ntabwo ndi kumwe nabo barwivanga umuntu akacuza amagambo abesha aho bita ngo bararusenya ugeze umugabo ugeze kujya umugore ugeze kusanga umugabo yicara undi muntu wewe ngo umugore wewe ngo kumwe umugore wawe abeshya kugira ngo asenye rwa rugo ntabwo nzasenya rwa rugo ahubwo rwa rugo nge nzarwubaka burya umuntu uzi ubwenge yubaka urugo ntabwo arusenya burya niba usanze umugore yasenya urugo aba yabuze amakara agasenya rwa rugo we wa mugabo we uragenda ugafata igitahano rwa rugo ukarusana Rwaruto ntabwo ujya kurusenya Rwaruto ikibazo cya nyuma nkurekure ntabwo usenya rwa rugo wende ko ntabwo ndi mu migozi ngaho mva nkubaze Mama Gomez azi gutera imigozi Rwarutabura iki gikombe cy'uyu mwaka ari we Rwarutabura ari we perezida Rwarutabura ni iki wakora ngo iki gikombe ukompete na mukeba urusha inota rimwe gitware babyara umwana mbyara umurozi we nkoko none agace wakora iki nakora iki muri nkoko none agace babyara umwana mbyara umurozi rero Miss Kagoma yesa umeze neza njyewe rero nakubonye ndacangabukirwa kubera sinkumenye iryo rangi ryabanje kumcanga Kago bo ntabwo bigomba kugucanga rero ubu tuvugana na Jean Sezira kuko namenye ubwenge nyisangamo kuko papa wanjye yari umureyo na mama ari umureyo wumva rero nanjye abana ndi kubyara n'umugore wanjye ni umureyo abana ndi kubyara nta yindi kipe ndimo kubyarira ni Rayon Sport nukuvuga ngo rero ngiye ibyo navuze reka mbibasobanurire neza ngiye navuze yuko ngewe mu gihe cyo gusezera kwisiga amarangi ni ugusezera kwisiga amarangi ibyo nafite ibyo ndi gutegura nshaka gukora narabibabwiye mfite indirimbo ebyiri za Rayon Sport na hanze zanjye ndashaka rero kuzasezera uwo munsi wo gukora ibirori byo gusezera kuba umuhuriga abisiga amarangi ngewe iyo show nzayikora ku mugaragaro abantu bose bayibone n'izo ndirimbo zanjye nibwo nzazisohora none se
ni audio gusa cyangwa urateganya no kuzikorera amashusho? Nimbona abaterankunga byose bizakorerwa icyarimwe, ariko nintababona nzabanza nkore audio. Kago nibyo mbamo video nanjye tuzagufasha ku bijyanye na video. Murakoze ngaho nanjye audio ndirwana. Ejo mufite match ikomeye i Rubavu. Ni match nkamwe mwiteguye gute nk'abakunzi ba Rayon Sport ndetse muyiba hafi ahantu hose nge nta hantu ndajya ngo mbabure we na Rwarutabura. Rayon Sport ibiri mu bihe bibi ibiri mu bihe byiza ahantu hose handi abafana baba tuzayirwanirira baba ku mugoroba cyangwa se ijoro ryose na Rayon yacu akabikarimenya. Ubundi bavuga ngo nimbeho bavuga ngo n'ikino buyitinya imvura. Reka ngusubize kuri icyo kibazo. Njyewe nababwiye ko nabaye umureyo ntaravuka, ubwo nyine nicugusaga muri mama cyangwa muri papa nyine ndi umureyo. So no kuvuga ngo rero njyewe ikintu nakora Rayon Sport icyatumye ntabasha no mu bantu banyeganyega bakajegera, hari n'abantu banyeganyega bakajegera bakajya mu yandi makipe bakagaruka. Njyewe uwo mukino sindawukina n'umunsi warimo, ntabwo ndanawukinisha. No kuvuga ngo rero njyewe ndi umureyo Sport. Umuntu wese uzayobora Rayon Sport akaza yitwaye neza njye nzamushyigikira, njye nkunda logo ya Rayon Sport, si nkunda umuntu ku giti cye. Kago tujya tubona abanyamakuru bakarokiritwa akava kuri radio yamuzamuye akajya gukora ahandi abakinnyi nuko APR ni mafaranga angana iki yagwa ngo wambare jezi dore urakuze ufite umuryango ufite abana urumva uretse nagize kukubaza ikibazo urakuze ufite umuryango w'abana barindwi niba nibeshye umva ngubwira Fred ubibaza abangaba mu mupira Kagoma yajyaga kundeba hari umuce bajya gunkunda bajya uza kundeba akanuba kuri Kagoma nta ucimbwa ishaje nta n'ugurukundo. urumva Kago ubaka kanya turi hano baje n'igikapu cy'amafaranga ntago watekereza kuri famille ivuga uti ndagiye Uyuje na Rwarutabura turi kuri malaria hariye twasangiye ubuzima bubi bubaho bushoboka. We na Rwarutabura? Yes, twasangiye ubuzima bubi kuri malaria y'imibira turira. Byageza niyo mpamvu banamukirigita agatekereza ko akavuga Rayon Sport yaranunze yambereye nziza. Gutunga umuntu rega iyo ufite umutima muzima, iyo ufite umutima muzima uba ufite n'amaraso mazima. Nuko ngo ushobora kurwara peritasiyo ugiye mu zindi kipe urumva, ariko muri Rayon Sport umuntu njyewe nta buzima yanyuramo ntanyuramo. Nuko ngo ni ikipe nkunda kandi nzakunda kugeza ubuzima bwanjye burangiye, ari byo mu Gifaransa bita ngo jusqu'à la mort. Bivuze ngo nta kiguzi kibaho APR yagura. Njyewe APR yampa kuko nkushingiye yenda abareba Rwarutabura sabira imbere ya kamera umbwira ikintu kiri kukuriza uri kurizwa n'iki urumva ushingiye kubareba ngo uri kumwe n'umwanzi umwanzi wa isha umwana wawe no utse wa mwanzi wawe reba kune Kongo itwanga wavuga ngo Kongo ngo ngiye muri Kongo yanga u Rwanda rwacu tugira komeye. Kago reka tugane ku musozo. Tujya ku musozo rero nje no kuvuga ngo njye nta kiguzi cy'ikipe runaka hano mu Rwanda yabona kugira ngo indokirite kuko njyewe nkunda Rayon Sport niyo bashuka nkajyayo njye nari ubuzima bubi muri Rayon Sport n'abaciye mu ijambo n'abanyita njye ntago ndi umufana umukunzi. Sawa murakoze cyane duhure ku munsi w'ejo Rubavu. Nanjye nawe batsinze Imana idufashe shaka n'umushamugura amabombo mu bashyiri umuhungu mfite wanjye ari gushwayaguza kuva yatangira kujya mu ishuri nta muntu umuze ahubwo bamwiba amanota murakoze n'abashimira mu ijambo.